James Nigera Boyaro, nkaba niga mu mwaka wa P5A ku kigo cyitwa GS Gitarama, tukaba turi muri gahunda ya nzamuramushobozi, aho abana baba baratsinzwe tukaza gusubiramo ibizamini bakareba ibintu tuba tudashoboye mu masomo yacu, isomo tudashoboye, noneho bakareba icyo bazaza badufasha muri iyo gahunda ya nzamurabushobozi, bakareba ibintu twatsinzemo bakaza bakabitwigisha, n'ibyo twatsinzemo cyane bakaza bakabitwigisha, babona dufite icyo twakuyemo aho ngaho bakaduha ibizamini, twabikora tugatsinda tukajya muri PCDC cyangwa mu yandi makarase yose. Noneho utsinzwe utarakoze remediyo ntabwo uba ugomba kwiga ngo kavuga ngo wasibye, ntabwo uba ugomba kubivuga. Uba warize remediyo ugasibira, noneho uba wemerewe kujya muri iyo karasi wavuyemo, noneho utaba warize remediyo ukavuga ngo uzasubira, ntabwo uba ugomba kwiga muri iryo shuri. Igomba kuduha ubumenyi, ikaduha ubwenge tuzaza twigamo, ikaduha n'impamvu yo gutuma dukora ibizamini tukabitsinda cyane, kandi tukagomba kwiga natwe dushyizeho umuhate tukajya muri PCDC, tutavuze ngo tuzimukira muri iyo remediyo gusa, kandi tuba tugomba no kwiga tugatsinda, tutazaza tuvuga ngo twishingiye remediyo, kandi remediyo ntabwo izaza ihora buri gihe mu wa gatandatu, ntabwo iba igomba guhora ihari. Bizatuma kuko abarimu bo kuri iki kigo barigisha, ahubwo ikibazo ni uko abana tutajya dukurikira ngo dukurikire abarimu. Ibyo ni byo bimaze kubona muri ino remediyo ngiyemo, kuko udakurikiye ntabwo umenya icyo mwarimu yavuze ngo wandike iki ngiki baguhaye agakwizi ngo ukore, ukahita ubona zeru kubera utaba wakurikiye kwiga. Ugomba gukurikira, kandi ibintu abarimu bacu batwigisha bakaduha ibizamini nkabifata nkazimuka nkajya muri PCDC mfite icyo njyanyemo basi. My name is Cyuzuzo Keza Benita, nkaba niga P5D. Nziga neza nzakira, izangeza muri PCDC kandi izaba iri kumfasha. Ngiye kwiga neza ku buryo nzajya ngera mu rugo nzajya nkora devuwari, nkakurikira mu ishuri. Hari irindi suzumabumenyi, hari irindi suzuma bazahabwa, iryo suzuma bazakora nyuma y'uko turangije kubigisha muri iki gihe cy'ukwezi, niryo rizafasha abana noneho iyi evaluation izafasha abana kubashyira mu kindi cyiciro. Irawutanga kubera ko iyo tubigishije hari bikurikije n'ikibazo umwana yari afite, hari aho ava hari n'aho agera. Ibyo bigaragarira muri rya suzuma bumenyi baba bakoze, bikamufasha kwimuka. Iyo rya suzuma rigaragaje ko aritsinzwe, ubwo nyine capacité intellectuelle cyangwa ikigero cy'ubumenyi bwe kiba kimuperimeta nyine kuguma aho ari, kugira ngo yongere asubiremo ubutaha mu buryo burambuye, wa mwaka awusubiremo noneho azimuke ubutaha. Ubutumwa tugenera ababyeyi ni ukubafasha bakabaha umwanya, cyane ko no kubaha umwanya, kubakangura, kubazindura kugira ngo baze kwiga, cyane ko ubu ngubu hari bakeya tutarabona. Turimo kugenda tuvugana n'ababyeyi babo, wenda hari abo batubwira bagize impamvu barwaye, ariko hari n'abandi ubona ababyeyi batabyitayeho, kandi ibyo bintu turuhuka bari barabibwiwe. Babwirwa ko umwana uri munsi y'amanota 50 wese agomba kuzaza muri iyi gahunda nzamurabushobozi. Ababyeyi rero turabakangurira kugira ngo bishyiremo ingufu, abana babohereze, kugira ngo abana tubigishe turebe ko hari aho bava hari n'aho bagera. Iyi gahunda nzamurabushobozi rero yatangiye ku munsi w'ejo. Twebwe dufite abana 171 abanyeshuri dusanganywe mu mashuri abanza 1485 nibo batabashije kugera ku gipimo gikwiriye. Turi kureba ko twabageza ku gipimo gikwiriye ubu ngubu muri iyi minsi, kuva ku wa 27 kugeza ku wa 28 z'ukwezi kwa munani.
impinduka zo zirahari kandi nziza, dushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'ibigo bishamikiye kuri minisiteri y'uburezi na minisiteri y'uburezi, ko babonye umwana ufite intege nke muri icyo gihe cy'umwaka w'amashuri uba urangiye, nawe agahabwa amahirwe yo kwitabwaho. Ni by'umwihariko tugereranyije mu myaka yashize, aba bana bagira intege nke barazamuka bakagera aho abandi bari bageze. Ni nziza kandi irabafasha kugera koko ku gipimo gikwiriye. Uko imyaka igenda ishira niko abana bagira intege nke mu myigire n'imyigishirize bagenda baba bake. Icyo twiteze muri gahunda ya 2025-2026 ya zamuhabushobozi ni ukubona abana bacu bazamutse bose bakagera mu byiciro by'amashuri bikurikira nka bagenzi babo ubu bari mu biruhuko. Nibyo kandi turi guharanira, yaba no mu masuzuma yatangije kureba aho abana bahagaze, kugira ngo turebe ko dufasha buri mwana wese, abana bose bazagere koko aho bagomba kugera bose tudatakaje. Bitabirwa n'abanyeshuri bose mu mashuri abanza, ukuyemo abana biga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Abana bose bagize amanota ari munsi ya 50% mu myigire n'imyigishirize mu mwaka w'amashuri wose bagaruka muri gahunda nzamurabushobozi.